ndabaramukije mwe mwese mukomeje gukurikira ijwi ry'icyizere. Kote y'uyu munsi mbazaniye iragira iti umugisha nyawo si ukugira ibintu byinshi kurusha abandi, ni ukugira amahoro mu mutima, intego mu buzima n'imbaraga zo gukomeza gukora n'ibihe bikomeye. Hari abantu batekereza ko umugisha upimirwa ku mafaranga, amazu cyangwa imodoka, ariko ubuzima butwigisha ko hari abafite byinshi batagira amahoro, kandi hari n'abafite bike bakaryama batuje. Umugisha nyawo ni uwo gukanguka buri gitondo ugifite ubuzima, ugifite amahirwe yo kongera kugerageza gukomeza urugendo, gukurikizwa n'abagukunda, kugira umutima ushimira no kubona imbaraga zo guhaguruka n'iyo ejo wari waguye. Ntukajye utekereza ko umugisha wawe ari muto kubera ko umeze ukundi n'uw'abandi. Buri muntu afite urugendo rwe n'igihe cye. Iyo ukomeje gukora neza, ukagira umutima ushimira kandi ukabaho mu kuri, uba urimo gutegurira umugisha wawe umwanya wo kugaragara. Ibuka ko umugisha udahora uza nk'ibyo twasabye, hari igihe uza nk'ubwenge, amahirwe mashya cyangwa abantu beza Imana ishyira mu nzira yawe. Umugisha ntugomba gupimirwa ku byo tubona n'amaso gusa. Hari imigisha itagaragara ako kanya, ariyo ubuzima, amahoro, ubuzima bwiza, amahirwe yo kwiga, inshuti nziza n'umuryango ugukunda. Iyo umuntu agira umutima wo gushimira no gukoresha neza ibyo afite, aba afunguye umuryango wo kwakira n'indi migisha. Niba wumva zino kote zigufashije, kanda like, share ndetse na comment, umbwire ku byo ushaka ko nzakoraho muri kote zindi zizakurikira. Ndabashimiye.